nongeye kubasuhuza. Filime mwakunze muri benshi cyane yitwa Inkovu, nuko nabibabwiye ku nzira y'umusaraba. Izi filime uko ari ebyiri, Inkovu, inzira y'umusaraba, zabashije kuba zahindurirwa YouTube channel. Iyi filime bita Inkovu icaga kuri YouTube channel bita Bunduki Studio. Ubu byahindutse, biri guca kuri YouTube channel bita Akagoroba k'Ababyeyi, hamwe na filime bita Inzira y'umusaraba yacaga kuri Big Family. Ubu zose mwajya muzikurikirana kuri YouTube channel yitwa Akagoroba k'Ababyeyi. Icyo usabwa kora subscribe hakiri kare kugira ngo ubashe kwakurikirana ibindi bice by'ifilime bita Inkovu niba uyikunda. Izi filime uko ari ebyiri nizo filime zonyine zigiye kujya guca kuri YouTube channel bita Akagoroba k'Ababyeyi. Niyo mpamvu ngubye ati niba ukunda izi filime kora subscribe kugira ngo ibice sohoka byose ubashe kuba wabireba ko buri gice kigiye gisohoka. Ndabasuhuje, ndongera ngo usubiremo kora subscribe niba ukunda iyi filime, ko YouTube channel yacagaho yahindutse. Iri guca kuri YouTube channel bita Akagoroba k'Ababyeyi, akarusha izi filime uko ari ebyiri, Inzira y'umusaraba, Inkovu, zacagaho kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane no kuwa gatanu. Ubu bongeyeho indi minsi ibiri, kuwa gatandatu no ku cyumweru, izajya icaho nimugoroba. Niyo mpamvu YouTube channel bayise Akagoroba k'Ababyeyi. Mwibutsa ko izi filime zo zonyine ebyiri zaturanyijwe zikundwa n'abantu benshi, ariyo mpamvu bacishe kuri YouTube channel yitwa Akagoroba k'Ababyeyi, kuko zikunzwe cyane n'ababyeyi zirimo n'inyigisho zifatika icyo zigisha. Ndabashimiye, mwakoze kutwumva, mugire umunsi mwiza. Bye bye.